Imana ni nziza kandi ibihe byose n'ibisubizo byaboneye. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ndanezerewe kubw'uyu munsi, nezerwa cyane no kugera ahangaha ku nshuro ya mbere, kandi reka mbabwire byanshimishije. Niko nagera hano ariko amakuru yanjye nari nsanzwe nyumva. Nubwo ariko nagera hano ariko nari nsanzwe n'ubundi nkorera muri Fili Nyamashyaga y'u Rwanda, kuko mbere yuko mpabwa izi nshingano zo kuyobora icyiciro cy'imirimo y'urubyiruko ndetse n'uburezi n'izindi zishamikiyeho, nari nsanzwe nyobora intara y'Ivugabutumwa ya Kigombe hariya i Musanze mu mujyi muri Rubako. Amakuru yanyu nari nyazi. Ndashima Imana ko uko nabumvaga niko nabasanze. Muri abanyagahunda rwose, umuntu yumvaga runoga, kumva ari abantu bakira ishyaka ry'umurimo, cyane cyane muri FIA, kumva rwose ari abantu bafite gahunda nziza, kandi niko bimeze, niko nayibonye guhera tukigera hano. Gahunda mwari mufite, uko gahunda yayobowe mu buryo bwose, haba mu ishuri ryo ku Isabato, rwose reka mbabwire ngo Imana ihumuje. Imana ihumugisha. Murakoze cyane. Reka nanone bahe intashyo z'abayobozi bacu ba Filindi, kubera ko kugira gahunda yo guteganya aho abantu bazateranira, ndetse n'umuyobozi wa Filindi yagombye kuboneka uyu munsi akaza hano, ariko kubera inshingano nyinshi ntabwo yabashije kuboneka, yagiye ahandi, ariko arambwira tuva nugerayo uzabatashye, kandi ababwira ngo mukomereze umurimo, ati tuzirikana ishyaka mu gihe ry'umurimo w'Imana. Ati rero uzababwire ngo Imana ihumuriye. Urazakiriye se? Urakoze. Ndetse n'umuryango wanjye nawo wambwiye ngo mbatashye. Ikindi rero tubashimira, nk'uko nawe maze kubivuga, ni rya shyaka ry'umurimo, kandi turanabashimira uburyo nayibonye kare bagiye mu matsinda hakurikijwe amatorero mubarizwamo, mufata ingamba z'umurimo w'Imana, kandi twasanze mufite gahunda nziza y'amavuna azatangira ku Isabato. Reka tubifurize kuzakira umurimo mwiza. Si icyo gusa, no muri gahunda yo gusonga, cyane ko iyi Sabato nisoza raporo y'ukwezi kwa kane, ntabwo dushidikanya, ndabizi ko uzatsinda. Nibyo cyangwa se ntabwo bitindaho rwose, kandi Imana izabibashoboze kuko ariyo idushoboza byose. Na gahunda nziza mwagize yo gutura ituro yo gufasha abafite ubumuga, reka mbabwire mwakoze. Buri wese Imana yashoboje umuguriza imigisha yacu. Ntabwo nifuza gutinda rero, kubera ko ishyaka mugira n'undi gusanzwe mukora, kandi dufite gahunda iza gukurikiraho, n'amasaha ageze turayabona. Ahubwo reka dufate undi mwanya mugufi mu kwiga ijambo ry'Imana. Murabyemera bose? Reka dufate uwo mwanya. Nari ntangiye mu kanya mvuga nti Bwana mubwire sabanje yakoze, kandi babitsi n'iki gisa tugiye kuganira hamwe n'ubucumbura n'undi aho yaramigisha. Atubwira kwiringira Yesu Kristo nk'ibuye rizima. Ndifuza ko nanone tuganira amagambo make atubwira ngo kubeshwaho no kwiringira Imana. Kubeshwaho no kwiringira iki? Reka babwire ko abantu bagira ibyo biringira muri iyi si, bakagira ibyo bategamo ubuzima bwabo, bishobora cyenda kubafasha muri ubu buzima, cyangwa se abantu bakagira abandi bantu biringira
hari igihe umuntu yiringira umuvandimwe, akiringira umwana, akiringira inshuti, ariko iryo mu isi ntabwo rijya kwiringirwa. Hari n'igihe umuntu yiringira uko yaramutse uwo munsi, ariko mu isi uko bigenda birahinduka. Hari igihe wiringira umuntu icyo wari witeze ntukibone, ariko Imana yo ntabwo igihinduka. Imana ntabwo ihinduka. Imana uko yahoze n'ihuse niko iri, kandi niko izahora iteka ryose. Ni Imana nziza, ni Imana inukunda, ntihabwa ikibariro. Rero muri iyi si, kuko turi mu isi yagezweho n'ingaruka z'icyaha, duhura n'ibintu byinshi biduca intege kandi biducogoza. Nimureke rero ubuzima bwacu bwose tubwubakire ku Mana, kandi tubeho nk'ukwiriye Imana, tubeshwaho n'ukwiriye Imana. Twifuza ko dusoma amagambo ari mu gitabo cya kabiri cy'iryo ku ngoma, igitabo cya kabiri cy'iryo ku ngoma, igice cya 20. Hari igitekerezo tuza kuganirira hamwe kandi kidufasha gusobanukirwa neza n'uburyo Imana igenda gifasha. Igitabo cya kabiri cy'iryo ku ngoma, igice cya 20, ku murongo wa mbere, igice cya 20. Aha ngaha twasanga igitekerezo mahageze. Hari igitekerezo kandi ni ibintu byabayeho, aho ubwoko bw'Imana n'Abisirayeli bahuye n'ibihe bikaboroheye cyane byo guhangana cyangwa se byo kurwana n'abazi babo, ariko bagira umuyobozi mwiza kandi uze kwizera, wiringiraga Imana, maze agira ibyo abasaba tugiye kubona. Ndasoma araharanitse ati: hanyuma y'ibyo Abamowabu n'Abamoni hamwe Abameumeni batera Yehoshafati n'amoko yagiye atera Isirayeli, bazatera Yehoshafati bajya kumurwanya. Umurongo wa 2, maze haza abantu babwira Yehoshafati bati: haje ingabo nyinshi ziguteye ziturutse i Siriya hakurya y'inyanja, kandi dore bageze Yasoya Susani Tamari, cyangwa se ariho Enigeti. 3. Yehoshafati aratinya, yihata gushaka Uwiteka, ategeka Abayuda bose kwiriza ubusa. Abayuda bose baraterana ngo basabe Uwiteka kubatabara, batuga mu midugudu y'Ubuyuda yose bazanywe no gushaka Uwiteka. Aha ngaha mwe murete gusoma, reka mavire iki gitekerezo. Yehoshafati amaze kubwirwa amakuru y'amoko atandukanye yarabateye, kandi yumva agize ubwoba bwinshi cyane. Ikintu cya mbere yatekereje, ntabwo yatekereje kwirwanirira. Nubwo yagize ubwoba, turasomye ngo yihatira gushaka Uwiteka. Icyo twibaza twese, ese yuko ibintu byinshi ubona bisa n'ibitero bya Satani kandi bikugarije, icyo utekereza ni iki? Ese wihatira gushaka Uwiteka cyangwa se ugerageza kwirwanirira? Yehoshafati atumva Mana yacu, nta mbaraga dufite, nta kindi dushoboye. Icyo dushoboye ni kimwe gusa, nuko duhanze amaso. Niyo duhanze amaso. 13. Nuko Abayuda bose bahagarara imbere y'Uwiteka, bari kumwe n'abana babo batoya, n'abagore babo, n'abana babo bakuru. Maze umwuka w'Uwiteka aza kuri Azaziyeli mwene Zekariya, mwene Benaya, mwene Yeye, mwene Mataniya, w'umulevi wo muri bene Asafu. Aho yari ari hagati mu iteraniro, aravuga ati: nimumpe mu Bayuda mwese, namwe baturage b'i Yerusalemu, namwe nawe mwami Yehoshafati,
uku niko Uwiteka avuze ati mwitinya kandi mwe gukurwa umutima n'izo ngabo nyinshi kuko urugamba atari urwanyu ahubwo ni urw'Uwiteka n'urw'Imana. Ndagira ngo simpagarike aha ngaha. Turi hamwe, Imana ni nziza kandi ibihe byose iba ikomeye. hano dusanze uburyo Yehoshafati yabyitwayemo. Ahamagara abantu arababwira ati ngo rero ubwo dutewe n'ingabo nyinshi ziturutse hirya no hino zije kuturwanya, reka tujye gushaka Imana. Maze ajya gusenga Imana afite kwizera ati Mana yacu, si wowe utegeka ababi bose? Ati Mana yacu, nta mbaraga dufite zo kubarwanya, ni benshi ariko nibo duhanze amaso, ikindi tubona muhara. Maze turasomye ngo maze Abayuda bose bari hamwe n'abana batoya ndetse n'abana bakuru, abagabo n'abagore bafatanyiriza hamwe ushaka Uwiteka. Bavandimwe, hari icyito gikomeye aha ngaha kigaragaza mu bufatanye. Ese abantu mu miryango yacu tujya tugira igihe cyo guterana, abagabo n'abagore, abana batoya n'abana bakuru, maze tukaza imbere y'Imana tukayereka ibyacu byose? Igihe tugitekereza, igihe ubonye hari ibyo Satani agutesha, uri kubona rwose wabuze uko ubigenza, reka nkubwire, we kubisirebamo uzapfukama imbere y'Imana, ikibazo cyawe cyenda Imana yawishyura. Kandi ikindi tubonamo, dukeneye gushaka Imana twebwe n'imiryango yacu. Ese aho umuryango wawe ujya ugira igihe cyo gusenga ukabwira abantu tuba mwabana mwe, nta handi duteze abakiriro, nimuze dusenge, nimuze duturage Imana, uri hamwe n'uwo mwashakanye n'abo bana, cyangwa se mu ngo zacu igicaniro cy'Uwiteka cyaribagiranye. Aho naho dukwiriye kuhatekereza. Ikindi ku bayobozi, Yehoshafati yabaye umuyobozi mwiza cyane, wahamagariraga abantu kuza imbere y'Imana bagasenga. Bayobozi dufatanyije mwese muri hano, dukeneye kuba abayobozi bakunda gusenga Imana, abayobozi bakunda Imana, batirebaho, baduma bafite ubushobozi runaka, aho bateze amaso yabo ku Uwiteka Imana nyir'ijuru. Imana rero iyo tuyitakiye dutyo, dufite kwizera, tuyihanze amaso, nta gushidikanya izadutabara. Ndajya hepfo maze mwumve kuno mu 15 maze Mwuka w'Imana ageze kuri muntu w'Imana arababwira ati mba nimwumve yemwe Abayuda mwese, namwe baturanye i Yerusalemu mwe, namwe mwami Yehoshafati, ukuri kubitangabuza ati mwitinya kandi nkagukurwa umutima n'izo ngabo nyinshi, kuko urugamba atari urwanyu ahubwo urugamba rw'Imana. 16 ejo muzamanuke mubatere, dore barazamuka batera Bagisisi, muzabasanga aho kibaya giherera ubutayu bw'Iyerowe. 17 muri iyo ntambara ntimuzagomba kurwana, muzahagarare mwirememo n'inteko gusa, mwirebere agakiza ko Uwiteka azabaha yemwe Abayuda i Yerusalemu. Mwitinya kandi mwe kwiheba, ejo bazabatere kuko Uwiteka ari kumwe namwe. Mwitinya, ntimugire ubwoba, muzabatere kuko Uwiteka ari kumwe n'abandi namwe. Ntago mumeza, ariko muzakongera igitekerezo, uko Imana yababwiye koko niko byagenze. Nta n'umwe mwakoresha imbaraga zidasanzwe, bashyize abaririmbyi imbere bose baririmba Imana, basingiza Imana, kandi Imana ikora ibitangaza. Urugamba rukaba rw'Imana, baranesheje bw'imbaraga z'Imana, Imana ihabwa ikibayo. Icyo twigira hano ni iki? Ikintu kimwe gusa, kubeshwaho no kwiringira iki? Muntu uri hano, turi mu isi y'ibitugerageza byinshi. Ushobora guhangana n'ibitero by'umwanzi mu buryo butandukanye. Urugamba turwana
ntabwo batarebesha amaso nk'uko barurwanaga, ni urugamba twebwe ruza mu buryo butagaragara. Ariko nanone Satani afite inzira nyinshi. Igihe uzabona Satani aguteye ibintu bitandukanye, ushobora guhura n'uburwayi butandukanye, ugacika intege. Ntugacike intege kandi ufite Imana. Ushobora kubona iwawe bitagenda neza, ugahangayika, ugasa nkaho rwose utagira Imana. We kuzahangayikishwa nuko ahari uko n'ubuzima bugenda nabi, uzaha Imana amaso, Imana izamutabara. Hari n'igihe usanga Satani atujyana mu bintu bitandukanye. Ariko usanga abantu bamwe na bamwe bahura n'ibibazo. Niba ahuye n'uburwayi runaka akajya kwanduranya, ati ntabwo bansuye, byagenze bite? Kuko iyo mpamvu ntabwo batajya gusenga, ukabona usenga n'abatansuye, ahubwo sinasubira ku rusengero. Reka mbabwire, iyo uza gusenga hano ntabwo uza kurana umukuru w'itorero, wajekanye Imana yawe cyose. Nibigende bityo, nawe ni umuntu, ntukamuhanga amaso. Ni byiza amagusura, ni inshingano, ariko niba atanabishoboye, ufite Imana iri hamwe nawe. Niyo mpamvu kwihanga amaso, ntukigere na rimwe wireba ko urwamataro rwacu, urwamano rw'icyo bavandimwe n'ubw'Imana. Ukeneye rero kwiringira Imana, kandi muri byose nifuje ahangaha tubafatire igihe gikomeye cy'uko ibihe byose twabamo ntugashike intege, ntukirebeho, uzahamwe amaso Imana izagutabara. Isomo nifuza ko dusoma badusomeye mu kanya riri muri Yesaya igice cya 50. Yesaya igice cya 50 murongo wa 7 haranditse ati, aya magambo ndayakunda cyane. Haranditse ati, kuko mwari Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gitumye mpomera, mu maso hanjye akamera nk'urutare, kandi mpi yuko ntazakorwa n'isoni. Ni mbababwiza, aya magambo apenda gutera ibyiringiro, ukagira kwizera, kuko mwari Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gitumye mpomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare. Ntunyeganyege rwose, nubwo wahora n'ibikugerageza, nubwo bigaragarira amaso y'abantu byasa nkaho byerekana ko wacika intege, ariko uzamera nk'urutare nk'uko uti Imana imukomeza. Kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Murongo wa 8, utindishiriza ni hasi, ninde uzamuranya? Duhagarara twembi, umuresi wanjye ninde? Nanyegere. Mwami Imana niyo izampagarikira, ninde uzansindisha? Bose bazasaza mu mwambaro, inyenzi zizabarya pe. Bavandimwe, dufite Imana kandi itazwana abandi. Dufite Imana idukunda. Mureke Imana ibyo kwizera, mureke amaso yacu kujya kwireba bana amaso biteka. Nubwo turi mu isi tugerageza, nubwo dufite Satani uturwanya, ariko dufite Imana kandi Imana isiga imbaraga. Mureke buri wese yisunga iyo Mana. Furi mwanya Imana idushoboze kwihanga amaso. Ubuzima bwose tubayemo, haba mu buryo busanzwe no mu byanguka, kugira ngo ugire Imana z'ibyanguka, kugira ngo rwose umuntu wumve Kristo muzima kandi ushikamye, ntabwo wabyishoza. Hanga amaso Imana izabibishoboza. Imana ikwambika imbaraga, Imana ishoboze kwirinda none n'iteka ryose. Njya mwifuriza ndifuriza w'izina rya Yesu. Ndagira mu masabe, niyo wumva rwose mu mutima wawe usenga Imana, ubu buzima bwanjye ndifuza kugira kwizera, ndifuza ko amaso yanjye nareka kwireba mukagwanga amaso, ukabura ukeneye imbaraga y'Imana igishoboza kuba mu ruhande rw'Imana n'urukomera. Haguruka aho uri usenga Imana. Senga Imana. Data udukunda uri mu ijuru, tugushimiye kuri Imana nziza, Imana ibana natwe, Imana ikwitaho mu buzima bwose tubayemo, kandi mwagire hamwe natwe, izina ryawe timbaza. Dusande neza ko dupfiriye ku mafatiro usitari ariyo Yesu Kristo, kandi tukabeshaho no kukwizera Mana. Hagiye tugira ibihe bitandukanye byo gucika intege,
Satani yagiye azutera ubwoba kandi twiringiye kugira ngo tupiringe Mana. Ndabasenye ngo aho byagenze nabi kuri twebwe utobareremba kwinginze. Twese turahagurutse turifuza ko uduha imbaraga idasana, imbaraga yo kwizera, imbaraga dushoboza kwiringira n'imitima yacu yose, widushoboze ndakwinginze. Kandi umuntu wese uri hano Mana, umuyigisha yawe tubigusabye mu izina rya Yesu.